inama y'umunsi y'abashakanye, ibyo ugomba gukorera umukunzi wawe ku munsi wa Saint Valentin. Umunsi w'abakundana uri hafi, mu by'ukuri nta wundi munsi w'umwaka wibanda cyane ku rukundo kurenza uyu nguyu. Rero ni amahirwe yawe meza yo kwereka uwo mwashakanye icyo akumariye, ukamwitaho kandi ukabikora by'intangarugero. Niba ishyingiranwa ryanyu cyangwa se urugo rwanyu rukomeye, ni igitekerezo cyiza nanone kuba wakongera kurwitaho. Ni nako kandi niba harimo ibibazo, ari byiza kuba washaka uko ubikemura none. Uyu munsi reka dusangire ibintu 5 ugomba gukorera uwo mwashakanye ku munsi w'abakundana uyu mwaka, kandi bino bintu bitarengeje urugero biraza kuza guhindura byinshi cyane mu rugo rwawe kandi mu rwego rwiza. Icyambere wakora kandi cyiza cyane ni ukwandika ibaruwa y'urukundo. Kwandika n'intoki zawe ibaruwa y'urukundo byerekana yuko utekereje ko mwashakanye. Ni uburyo buhebuje kandi ni uburyo bwihariye bwo kwerekana yuko umwubaha. Andika ibintu byiza biri mu rugo rwanyu, umubwire impamvu umukunda, utegure wenda nk'umuvugo mwiza wo kumubwira kandi umwereke inzozi zawe nziza z'ahazaza. Muri iki gihe cy'isi y'ikoranabuhanga, gukoresha intoki zawe ni ikimenyetso cyo kuzirikana ndetse no kuba umuntu ntagereranywa. Iyo ntambwe ya mbere ibuze gusiga byinshi byiza cyane. Icya kabiri, muruhura imitwaro, mukorera ikintu atarazi yuko ushobora kuba wakora. Ushobora nko koza wenda imodoka niba ari wari usanzwe abikora. Ushobora kwamufasha kuba yamisa imyenda niba utari usanzwe ubikora. Mbese nta na kimwe utakora cyiza udasanzwe ukora kandi uzi neza yuko cyari gisanzwe kimuvuna ku rwego rwo kwerekana urukundo. Ni byiza, biri buze kuza kuzamura umwuka mwiza mu rugo rwanyu. Icya gatatu, muha impano y'ingenzi kandi ifite igisobanuro. Uyu mwaka menya neza yuko impano zawe zikuvuye ku mutima ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi cyo kwitaho. Wigendera mu kigare cy'abandi bantu cyangwa se ngo wumve yuko ibyo wagiye gukorera abakunzi babo ari nabyo nawe ugomba gukorera umukunzi wawe. Banza wicare ufate umwanya mutoya, urebe impano zishobora kuba zifite akamaro cyangwa se igisobanuro ko mwashakanye. Amahitamo yawe ntabwo agira imipaka, kuko niba umugore wawe akunda indabyo rwose wazimugurira. Niba hari filime nziza yifuza kureba wayimujyanamo, cyangwa se niba hari igitabo yifuza gusoma kubera icyo utakimugurira none. Uwo mwashakanye ashobora no kuba yakwishimira kwakira ikintu cyakozwe n'intoki zawe. Byose byaba ari byiza cyane kuri kino gihe. Icya kane, mushobora kwihuza. Ikirenze icyo ari cyo cyose mwembi mukeneye ni ukumarana umwanya, cyane cyane kuri uno munsi w'abakundana. Ikoranabuhanga rishobora kuzamura ubuzima bwacu cyangwa se none rikaba ryanabwangiza. Tekereza rero ku ngaruka zaryo mu byerekeranye n'imibanire yawe, hanyuma utangire uhindure buri kintu cyose cyane cyane ku munsi nk'uyu. Ikintu cya gatanu wakora kuri uyu munsi ni ugukina n'umukunzi wawe. Uyu munsi w'abakundana kubera icyo utakubera umunsi mwiza wo gukina hamwe no kwizeza ko mwashakanye. Gukina bizana umwuka mwiza hagati yanyu, muraseka mukishima kandi mukaganira no ku zindi ngingo nyinshi mutari musanzwe muganiraho, dore ko nyine muba mwabihaye umwanya. Reka uyu munsi wa Saint Valentin, reka uyu munsi mwiza w'abakundana uze gukubera mwiza cyane hagati yawe n'umukunzi wawe. Turi buze kuza kwishimira igitekerezo cyawe kandi Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.